Zina yanjye nitwa Nzamwitakuze Josiane. Nanone nari ngarutse kuri YouTube channel Ibihe Byiza kugira ngo dusangire kandi mbagezeho ubutumwa bwiza Imana yampaye kugira ngo itorero ry'Imana rirusheho kuguma kunguka ibijyanye n'iby'agakiza cyane kandi ubwoko bw'Imana bukire mu mwuka. Ubu rero Imana yampaye ubutumwa kugira ngo mbubwire umugeni nje kuvuga ku butumwa bwerekeranye n'umugeni. Imana ishimwe, mureke dusenga Imana rero turangize dutangire ubutumwa bwacu bageze ubutumwa Imana yampaye. Mana turagushimiye, sina ryawe ni ryiza, haleluya, nuhimbazwe kuko uri data wa twese. Turi imbere yawe rero tusabye gushyigikirwa nawe, turinde imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, icyubahiro cy'Imana kituganze kandi umwuka wera ashyigikira ubutumwa kugira ngo bugere ku bwoko bw'Imana ishobora byose, kugira ngo abantu babashe guhinduka kandi abantu babashe kwezwa muri iki gihe kuko ari kubigambiriye kandi ari kubishaka byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nanone ndabasuhuje kandi mbifurije umugisha w'Imana. Ntangiye rero babwira ubutumwa Imana yampaye. Imana yarangendereye nanone sanga mu masaa 9 y'amanywa integeka kubwira ubu butumwa, ariko ubutumwa buje mu marenga. Imana irambwira ngo mbwire umugeni w'umunyamwanda yezwe kuko atunguwe. Umugeni w'umunyamwanda, Imana irambwiye ngo uwo mugeni w'umunyamwanda ntabwo umukwe yabasha kumwishyira kandi adakeye. Umugeni yarwaye amaga, umugeni arwara imyate, umugeni arasa nabi. Imana irambwiye ngo genda umbwirire umugeni w'umunyamwanda ngo aratunguwe niba atejejwe. Risa n'itangazo, ariko Imana yabimbwiye muri ibi bice isa nimbwira nk'amarenga, ariko ni ubutumwa bwumvikana ku muntu uri bubwumve, ku muntu bugenewe, umuntu wese uri bubwumve ndabizi neza ko ari bwumve icyo Imana ishaka kumubwira. Cyambere rero Imana yarambwiye ngo genda umbwirire umugeni w'umunyamwanda ko atunguwe. Namwe murabyumva, ntago umugeni w'umunyamwanda yabasha kwambara ikanzu y'umweru, kuko iyo kanzu ntiwayishyiramo ufite umwanda, wuzuye ivumbi, urwaye amaga. Nta mukwe wakwemera uri umugeni wanduye bigeze aho ngaho. Ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana, nitumara kurisoma tubone dukomeza ubutumwa Imana yambwiye, kuko ubwo butumwa bwose buzingiye muri iri jambo. Mureke turirebe. Iryo jambo riri mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 22, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana riravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 22 umurongo wa mbere kugeza kwa 13. Buravuga buti, Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora. Atuma abagaragu be guhamagara batorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye niba bibaze byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu be ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari barabutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa.
umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, aramubaza ati mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubaha amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Imana itugirire neza. Imana rero ihabwa icyubahiro kubw'ubu butumwa. Imana yarambwiye ngo nimbwire umugeni w'umunyamwanda ngo aratunguwe. Nabivuze haruguru, mpamvu uyu mugeni atunguwe nuko ntabwo yiteguye kuba umugeni. Umugeni agomba kuba akeye, umugeni agomba kuba yakarabye neza, umugeni agomba kuba nta mwanda umuranga. None we aho kugira ngo yitegure, Imana yanyeretse uyu mugeni afite ikibazo cyo kurwara amaga n'ibindi byose biranga umwanda. Rero dukomeze n'ubu butumwa. Imana yarambwiye ngo umugeni agira kirazira. Umugeni agira kirazira. Kirazira ya mbere umugeni agira, ngo umugeni ntagomba kugira umwanda. Nta mwanda umugeni agomba kugira. Umwanda ntugomba kuranga umugeni. Kirazira ya kabiri, Imana yarambwiye ngo nta mugeni ugomba kugenda ijoro adafite abarinzi. Kirazira ya gatatu, Imana yarambwiye ngo nta mugeni utagira ibishyingirano. Biravuga ngo umugeni agomba kuba nta mwanda afite, umugeni agomba kugenda nijoro, niba yagenze ijoro agomba kuba afite abarinzi, ntagomba kugenda ijoro atagira abarinzi. Kirazira ya gatatu ikavuga ngo nta mugeni utagira ibishyingirano. Imana yarambwiye ngo umugeni yarahindanye, umugeni ntaheruka amazi, yazanye umugara w'imbyiro n'amaga. Imana yarambwiye ngo mbese uwo mugeni hari umukwe wamwifuza? Ndasubiramo, Imana yarambwiye ngo umugeni yarahindanye, umugeni ntaheruka amazi, yazanye umugara w'imbyiro n'amaga. Imana yarambwiye ngo mbese uwo mugeni hari umukwe wabasha kumwifuza? Imana igumye idushyigikire kandi turengere. Imana yarambwiye kandi nanone ngo impamvu nta mugeni ugomba kugenda ijoro adafite abarinzi, aha ni ku ngingo ya kabiri. Impamvu nta mugeni ugomba kugenda adafite abarinzi nuko uwo mugeni hari abandi basore aba yarabenze ntiyemere kubabera umugeni. Imana yarambwiye ngo birashoboka ko abo basore bashobora kumugambanira, bakaba bamuhohotera, agafatwa ku ngufu cyangwa kwicwa kubera ko abo bahungu bandi cyangwa abasore yababenze. Ngo umugeni rero ntagomba kugenda ijoro atagira abarinzi. Imana yarambwiye ngo ariko uyu mugeni we ngo ari kwitwara uko yishakiye, ntabwo arimo arakurikiza amabwiriza y'umugeni. Gukaraba ntabyo, ntaheruka amazi, kugenda ijoro arigendera ijoro nta barinzi. Uyu mugeni nta bishyingiranwa afite. Imana yarambwiye ngo aratunguwe kuko atari kubahiriza izi za kirazira z'umugeni. Imana yarambwiye ngo nindangurure mbwira abantu ko igihe kigeze cyo gutaha k'umugeni, kandi ngo kuko Imana yihutiye kuza gucyura umugeni wayo. Imana hamwe ngo mbwira abantu ko umukwe nta wundi ni Kristo, ni Yesu, niwe uje kuza gutwara umugeni we, aje gucyura itorero, aje gutwara umugeni. Ngo nindangurure mbwira abantu, mbwira umugeni ngo niyezwe. Wari ufite amaga yoge yikube neza, umugeni akanguriwe koga agaca akambara neza, ikanzu y'umweru itagira ikizinga, irindi bari iryo ari ryo ryose, kuko Kristo agiye kuza byihuse gutwara umugeni. Imana yarambwiye ngo nimvuge mbabwire ngo mbabwire aya magambo, mbabwire ngo yaba mu bagore, haba mu basaza, haba mu basore, haba mu bagabo no mu bana batoya, Kristo aje gutwara umugeni mu buryo bwose. Imana yarambwiye ngo muri ibyo byiciro umugeni arimo. Nibezwe. Imana yarambwiye ngo bwarangurura abantu ngo bezwe, bihane, bahinduke, kuko Imana yihutiye kuza gutwara umugeni. Imana yarambwiye ngo ni mwihane, irambwira ngo mbisubiremo ngo ni mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yego, Imana ishimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, ubutumwa narifite bwerekeranye n'umugeni.
ni ubu ngubu. Imana ikeneye ko umugeni ahinduka, umugeni akezwa, kuko umukwe arihuse kandi arabangutse aje gutwara umugeni we. Imana ibaho umugisha. Amaga rero niyo mpamvu nabwiye ngo ubutumwa Imana yabumpaye mu buryo buzimije ariko burumvikana. Ni ibyaha itorero ry'Imana riri gukora ibyaha mu buryo butandukanye, nta kwezwa, nta kwihana. Nibyo byerekeranye n'ayo maga, nta kwiyitaho, mbese ntibihana, ntabwo bari kwihana. Ibyaha byabaye byinshi mu itorero ry'Imana, nibyo bigereranywa n'ayo maga kuri uwo mugeni. Imana idufashe. Abarinzi rero ni ukuba umugeni cyangwa se umukristo agomba guhora asenga, afite imbaraga z'Imana kandi ahora ari muri Yesu neza. Agomba guhora yirinze kugira ngo imbaraga z'Imana zimukingirize, ubutware bw'ijuru bubashe kubana nawe, kugira ngo buri murindi imbaraga za Satani zihora ziteguye kumurwanya no kumushyira hasi, kugira ngo ubwami bw'Imana abashe kububura. Uko niko bimeze. Abarinzi ni muri ubwo buryo, ni umwuka wera, ni ingabo z'Imana. Imana iha umuntu iyo yegereye Imana mu buryo bwo gusenga. Imana itugirire neza. Ibishyingiranwa hano ndabisobanura. Ibishyingiranwa by'umugeni bigaragazwa cyangwa byerekanwa imirimo umukristo, imirimo umuntu wo mu itorero, umuntu w'Imana akora. Iyo ngiyo irimo kwirinda, gukiranuka, kugira neza, iyo mirimo y'uko agenda ayikora niko abagwiza amajyambere mu buryo bwacu bwumvikana, niko abagenda agwiza ibishyingiranwa mu buryo bw'umwuka. Muri make rero, Imana irashaka ko itorero ryayo ryezwa. Ikeneye ko itorero twezwa, ikeneye ko abageni bitegura, itorero rya Kristo tukitegura, tugahinduka hari umwera, tukabasha kwegera Imana, tugasenga, tukihana, tugakora imirimo y'Imana mu bijyanye n'ibishyingiranwa, tugakiranuka, tukera imbuto mu buryo bw'umwuka, tugafasha abababaye, mbese tugakorera Imana mu buryo bugaragara. Nibwo buryo bwo kugwiza ibishyingiranwa mu buryo bw'umwuka. Muri ubu buryo Imana yambwiyemo ko umugeni agomba kugira ibishyingiranwa. Nta mugeni wagenda adafite ibishyingiranwa. Niyo mpamvu itorero tugomba kugira ibishyingiranwa, tugakora imirimo y'Imana, tugakiranuka, tukezwa, tukirinda, kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru dufite ibyangombwa byose. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye ko ukiranuka. Ubutumwa Mwami Imana ubugeze ku muntu wese ukwiye kubwumva, kandi ugumye guhindurira abantu bawe ku gukiranuka, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Urakoze ko wumvise gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen.